Yes, nuko twinjiye bakunze b'Intare official nk'ibisanzwe turongeye turagarutse. Ni igitondo cya tariki 20 z'ukwezi kwa 9 2025, aho tugiye kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kuvugwa hirya ano hino. Turagaruka ku makuru ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi tugaruka ku mirwano ikomeye cyane. Turagaruka kuri operation yabaye ku munsi w'ejo muri axes zigiye zitandukanye, ahangani muri teritware ya Masisi, ariko kandi werekera muri teritware ya Walikare. Tubeshyuza byinshi byakomeje kugenda bivugwa n'ibitangazamakuru, ariko kandi twebwe nta handi ushobora kuba mu by'ukuri wakura amakuru yizewe uretse ku Ntare official. Turagaruka ku makuru avuga ko mama 23 ishobora kuba hari uduce yarekuye turi muri bibwe. Ese nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Ibyo byose uraza kubyumva ahangaya ku Ntare official. Sylvain Ekenge Bomusa yatangarije ingabo za FARDC ndetse zimaze iminsi ziri kuba forme cyangwa se ziri gutozwa na mama 23, azihamagarira ngo gukora ibishoboka ibyo ari byo byose zigatera umugongo mama 23, ngo byaba ngombwa zikabirindura umututu ngo karasa. Biraza kuba bigenda bite? Yabivuze agamije iki? Dore ko yakubisemo n'agakoryo ko kuvuga ko ngo amafaranga yabo agihari ngo ndetse bakiri kwitabwaho. Ibi byose turaza kuba tubiva imuzingo. Turasimbukira muri axe ya Muku. Iyi ngiyi iherereye muri teritware ya Walungu, naho imirwano irahazindukiye. Ni imirwano itoroshye kugeza amagingo ayangaya, nabyo turaza kuba tubirebera hamwe. Muze kunyemera rero mu by'ukuri mutere agatebe hanyuma tubive imuzingo. Murabizi ko njyewe ni Rafiki Kijana Macacari ku Ntare official, mugiye kubana ni breaking news siramutse zivugwa hirya no hino, ariko kandi tukaba tugomba gushyira mu by'ukuri clarite cyangwa se umucyo kuri bimwe biba byagiye bitangazwa n'ibinyamakuru, mu by'ukuri bya bindi navuga ko bizana inkuru ndetse utazi ngo babikuye ihehe. Nk'abakunze kuvuga bavuga bati abayobozi ngo barashwe na Sasoko 25, ariko kandi ubu ushobora kwibaza utese izo ndege zarashe hehe? Ese aho hantu zarashe hameze hate? Ibyo rero nibyo ngiye kukuvira imuzingo, dore ko ari uduce neza dusobanukiwe ndetse turazi neza cyane, tudakura mu bitangazamakuru, ariko akaba ari ahantu mu by'ukuri tukaba tuhita kwivuko. Nyemera rero ukore subscribe niba ari bwo bwa mbere tubanye muri aya amakuru, ariko kandi niba atari bwo bwa mbere kora like, share ndetse na comment. Ubwo ukoze like aba ari byiza kuko bitera mu by'ukuri recommendation, bituma baturekomanda, hanyuma n'ubundi umuryango ukagenda ukomeza kwaguka. 8,000 tumaze kugezaho ni mwebwe tubikesha, niyo mpamvu rero tugomba gukomeza kubana neza cyane nk'imfura. Munyemerere dutangirire ku mugabo bita Sylvain Ekenge Bomusa. Ni umuvugizi w'ingabo za FARDC, yatangaje amagambo akomeye cyane ndetse yakurikiye itangazo ryari ryasohowe na Lawrence Kanyuka rivuga ku bijyanye n'ibitero byari byagabwe, ariko kandi icyo navugaho nuko benshi bagiye mu by'ukuri ba interpreta cyangwa se bakora ubusesenguzi bwabo. Ibi nabyo rero nibyo nshaka kugira ngo tuve imuzingo. Reka twumve ibyo Sylvain Ekenge yavuze ndetse tubabwire uko situation ihagaze. Les forces armées de la République démocratique du Congo, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, appellent à tous les militaires capturés zirahamagarira ingabo zose zafashwe ou portés disparus à Goma cyangwa se ingabo zaburiwe irengero et Bukavu ni Goma, pris en otage par la abafashwe ndetse bugwate bagafatwa na 23 M23 et alliés, que vous êtes et restés militaires défendus. Icyo tubamenyesha nuko gikomeje kuba abasirikare ba FARDC. Vous avez été formés Mwatojwe pour servir la République kugira ngo murinde igihugu cyanyu et défendre la patrie jusqu'au kandi mukarinda n'imipaka yacyo kugeza ku mutonyi wa nyuma w'amaraso, sacrifice suprême contre cet ennemi. kugira ngo murwanye uwo mwanzi muri hamwe. N'accordez aucun crédit aux Ndatekereza ko mudashobora kwemera promesses données par ces vendeurs amasezerano mwahawe n'abo ngabo bafite, de vent et d'illusion. Ils kandi mutagomba gutatira igihango mwasinyiye. veulent se servir de vous
comme leurs esclaves, contre ndakeka ko bashaka kubakoresha mwebwe nk'abacakara vos propres frères et sœurs, ngo mwice bagenzi banyu ndetse n'abashiki banyu détriment de vos intérêts et au détriment kugira ngo mugendere ku nyungu bwite yanyu des intérêts de la République. ndetse mwakabaye mugendera ku nyungu za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Les souffrances déjà endurées entre mwahuye n'ibibazo byinshi les mains de ces hors-la-loi muri mu maboko yabo batagendera ku mategeko. doivent renforcer votre conviction et Ibyo rero nibyo byakabaye bibahereza imbaraga votre détermination kugira ngo mwitware neza nk'uko mwabitoye. combattre, à défendre l'intégrité territoriale Mugomba kurengera ubusugire bw'igihugu de notre pays et à protéger nos populations. kandi mukarinda abaturage bacu. Cela doit constituer pour vous n'uburenganzira ndetse n'itegeko mwahawe un motif supplémentaire de fierté kandi ni kimwe mu bigomba kubahereza agaciro ndetse namwe ubwanyu mukumva mufite agaciro de patriotisme et de ndetse no gukunda igihugu loyauté envers la République. ndetse no kwitwara neza imbere y'igihugu cyacu. Il serait pour vous Bigomba kuba byiza un kuri grand mwe déshonneur et un grand kandi bikabahereza agaciro mu bwitange bwacu sacrilège de mettre en cause votre serment ko mugomba gushyira mugomba gutanga agaciro ndetse mugahereza ibintu mugahereza agaciro envers la République, Repubulika yanyu, celui de ne jamais trahir le Congo ya bindi mwatojwe yuko mutagomba kugambanira na rimwe igihugu cyacu, et de tourner les canons vers ahubwo mukabirindura imitutu y'imbunda zanyu mukayerekeza ku babayoboye. la patrie, vers votre population et Ntimugafata imitutu yanyu ngo muyitunge abaturage cyangwa bagenzi banyu. vers votre propre armée. Dans ce cas, Kubw'ibyo la République et les générations futures ne igihugu ndetse n'abazavuka bazabashimira kandi bazabakunda. vous pardonneront jamais. Ibyo nimubikora ntimuzababarirwa na rimwe. Considérez ces souffrances imposées Tuzi neza ko mwahuye n'akaga gakomeye cyane. et le massacre de vos collègues par Muzi neza abasirikare banyu bishwe murimo mu Rwanda terroristes de la FCM bakicwa ndetse n'abasirikare ba M23. comme un sacrifice. Ibyo nabyo nibyo mwakabaye mufata mu by'ukuri nk'incungu. Faites tout ce qui est possible pour Mukore ibishoboka ibyo ari byo byose retrouver le camp de la patrie, kugira ngo muhungire mu gisirikare cyanyu comme l'ont déjà fait beaucoup d'autres nk'uko bamwe na bamwe bagiye babikora. à la moindre occasion. Igihe mubonye umwanya Faites tout pour mukore tourner buri les kimwe canons cyose contre l'ennemi. mubirindura imitutu muyerekeze abo ngabo mugiye gufatanya nabo. Quittez ces rangs et Muve muri uwo murongo rejoindre les FARDC. muze mu ngabo za À Repubulika l'instar de tous les Iharanira militaires exfiltrés par le CICR des installations de la MONUSCO de Goma, mushobora kujya aho ariho hose hari MONUSCO ndetse hari n'ibiro bya CICR muri Goma, et à l'image de nombreux autres ayant déjà fui hanyuma mugakora nk'uko abandi bagenzi banyu bagiye de babikora. la FCM 23, vos places dans les rangs des FARDC Imyanya yanyu mu gisirikare cya leta iracyahari, restent intactes. ntawayikozeho. Nous continuons à vous prendre en compte dans la base des Turacyabafite mu mibare yacu, turacyababara nk'abasirikare bacu. données de l'armée. Vos rémunérations Amafaranga cyangwa se imishahara yanyu muhembwa irahari et vos primes des opérations sont ndetse n'agahimbazamusyi muhabwa mwakagombye gukomeza guhabwa. Agahimbazamusyi kanyu karahari. disponibles. Nous vous encourageons Turabahereza imbaraga cyangwa se turabashimiye cyane à regagner par tous les kugira ngo mugaruke moyens possibles le camp de la musange patrie. igisirikare
cyanyu. Ngayo nguko, uyu ni Sylvain Ekenge. Iyi ngingo nashatse kuyigarukaho ndetse nyisobanura kugira ngo tuyigaruke tuyumvikaneho ndetse namwe muyumve ukuntu Sylvain Ekenge ahamagariye abasirikare ba FARDC. ni bariya abenshi batojwe, bari bamaze iminsi amezi hafi 7 batorezwa mu bice bigiye bitandukanye muri teritwari ya Rucuro. Ubu ngubu bakaba baragizwe abasirikare. Benshi barimo baribaza batese, ese aba basirikare bashobora mu by'ukuri kuzaba loyal cyangwa se bashobora kuzumvira ibyo bahawe n'abarimu babo ba mama 23, cyangwa se bashobora kuzakunda inyungu n'ubundi bakagenda nk'uko yabisinyaye, nk'uko yabivuze haruguru yuko hari bagenzi babo bagiye n'ubundi bafata iyo nzira. Ni bimwe mu by'ukuri mu bikomeje gutera mu by'ukuri impungenge, kuko benshi baravuga ko abangaba bose uko bangana uko ari 7,000 gusa. muri 7,000 harimo abavanywe n'ubundi muri rusange anga mu mujyi wa Goma, mu mujyi wa Bukavu n'ahandi, ariko kandi hakaba hari n'abandi bahisemo kujoininga igisirikare cya leta. Ariko kandi abangaba bivugwa ko bashobora kuba bafite amanimero, bagifite amafaranga. Mw'abantu mwe bateye impungenge, sinjye nyine uzifite ndetse n'abandi barazifite, yuko abangaba bashobora kugerayo n'ubundi bakabirinduka bakitorokera ndetse bakagira n'ibikoresho bashobora gutorokana. Ni bimwe bikomeje kugenda bivugwa, aho abangaba byanze bikunze uko bangana badashobora. Ariko ntekereza ko na bamwe mu bayobozi ba mama 23 icyo ngicyo bashobora kuba bakizi, kandi mu byo babatoje bashobora kuba bibabwiye, bakababwira bati mw'abantu mwe mugiye kurwana nabo mwahoranye, muracyafite imishahara yanyu. Ariko mu ibijyanye no gutoroka byanga bikunze abangaba sinzi byaravuzwe, niyo mpamvu. ariko abantu wenda kugira ngo bashire impungenge no kumva ko niyo mpamvu abandi niba batozwa igihe runaka mumva ko hashize igihe kirekire babibabwira. Wenda turagenda tubirebera hamwe, abashobora kuzatoroka bagasanga igisirikare cya FARDC, ibyo ngibyo nabyo tuzagenda tubigarukaho. Munyemerere duhite dusimbukira muri teritware ya Rucuro turebe ndetse situation uko imeze. Ariko kandi mbere yuko twerekeza muri Rucuro, munyemerere duhite dusimbukira muri axe yabibwe Mpati, Hembe ndetse na Kitso, ibyo na Nyange. Ibyo ni ibice mu by'ukuri ngiye kugenda ngarukaho, aho nagiye mbona ibinyamakuru bimwe na bimwe byagiye bitangaza, ndetse na bamwe mu badukurikira bakabaza bati ko twumvise ibinyamakuru bimwe bivuga ngo hari abayobozi ba mama 23 bashobora kuba bishwe na zira bombarde mazabaye ku munsi w'ejo. Mw'abantu mwe biriya ni bya binyamakuru nababwiye, kandi mujye mumbabarira amakuru mutumviye iwacu kuza kuyambaza tutayavuze twebwe. Ayo makuru ntabwo ntekereza ko abatabaho. Icyambere mushobora kumenya nuko mu bayobozi ba mama 23 ahantu harashwe nta modoka ishobora kuhagera. Icyo n'icyambere mushobora kubanza mwiyumvisha. Hariya nta mihanda ihari ikozwe ishobora kugeramo imodoka kugira ngo wumve wenda umusirikare kuva kuri osi wenda byibuze kumva ko niba yaba uburyo yaba yahageze. Indege zarashe ku Ihembe, indege ziragenda zirasa Inyange, zirasa n'Ikitso. Ariko ubu tuvugana amakuru agenda avuga ko hari ibirindiro bimwe na bimwe bya mama 23 biherereye muri bibwe byavuwemo. Oya, amakuru angera arambwira ko axe bagiye gukoramo operation ku Ihembe, ndetse muri direction ku Ihembe ucurika werekeza Birihi, ariho bagiye gukora operation bakongera n'ubundi bagasubira mu misozi yabo. Ubu Kitso, bibwe n'ibindi bice byose biracyakontororwa na mama 23, kuba barakoresheje ku munsi w'ejo indege zirimo Sukhoi 25 ndetse na za CH4 zikarasa muri biriya bice. Ahubwo amakuru twabashije mu by'ukuri gukurura tukavana mu nda mu by'ukuri y'isi nuko atubwira ko icyitwa Wazalendo zahahuriye n'akaga ku munsi w'ejo, nyuma y'uko n'ubundi izo ndege zaje kugira icyo nshobora kwita precision itari nziza, bakaza ndetse kurasa abaturage batari bake ndetse na za Wazalendo zikahagwa, nk'uko twabitangarijwe n'umuhungu w'umwe mu bayobozi abitwa ndakeka witwa Piloto, mushobora kuba mumuzi. Afite umuhungu ushobora kuba aherereye muri axe ya za Beni n'ahandi,
nk'uko yagiye yabivuze, yaje gutangaza ko avuga ko ngo abasirikare ba Wazalendo batari bake ahubwo baje kugubwaho n'amakompora ya ziriya ndege zarasaga muri biriya bice. Gusa icyo navuga ni uko kugeza ubu Kitso ndetse yemwe na Mukengwa ubu ngubu kugeza amagingo irimo M23, kandi iriya ni imisozi ya Mukengwa, Kitso n'ahandi, ni imisozi ikontorora, iperemeta gukontorora area zose, kuko iyo uhagaze muri iriya misozi mw'abantu mwe, ku bantu bahazi, uba ureba n'ibi birunga byanga birimo za Nyiragongo, za Nyamuragira ndetse na za Karisimbi, kandi niyo bigwa mu by'ukuri navuga ko ari kure cyane. Ni imisozi navuga ifite agaciro gakomeye cyane, akaba ariyo nayo mpamvu benshi mwabonye indege zitambitse zikaza mu gihe cyose wenda zitagiye zitambika mu bindi bice hariya, byagaragaraga ko icyitwa Pinga cyari cyamaze kuba ibyacyo birangira, kuko yari yasigaye nk'ikirwa nk'uko nagiye mu by'ukuri mbibagezaho. So amakuru rero aturutse ko ava mu by'ukuri indani kwa ndani muri biriya bice, aratubwira ko mw'abantu mu makuru muvuga ngo hari abayobozi ba M23 bashobora kuba barashwe. Oya, ntabo, icyo ni kimwe, nta n'uwo bavuga, kuko n'ubitangaza n'ugerageza kubitangaza nuko abatazi area cyangwa se nuko abatazi direction, nuko abatazi ibice byarashwemo ngo ni ibihe, kwa kundi bapfa kubivuga babisomye cyangwa babyumvise babivuga, agapfa kuvuga ngo hashobora ngo kuba harasiwe abayobozi bakuru. Iriya muri biriya bice ntago bashobora gupfa kugerayo. Wenda ahantu byibuze abayobozi bashobora kuba wenda bari nabo, ntavuga ko ari abayobozi bakomeye, ni muri axe wenda ya Mpati ndetse na Kirumbu, ahitwa Mpati, ahitwa Kirumbu, ndetse wenda na za no mu bice birimo za Busumba, kuko yego yemwe na Kivuye birashoboka, ariko muri biriya bice byarashwemo na zina ndege, mw'abantu mwe mubyumve ko kugeza amagingo ya nta muyobozi wigeze ujyayo. Ayo ni amakuru mu by'ukuri nababwira ko yuzuye. Hanyuma kugeza amagingo aya ngaya, amakuru akomeje kugenda atubwira ko ubwo twamaze gusibukira muri Kivu y'Amajyepfo, muri Kivu y'Amajyepfo imirwano iyakomereje muri Kabare, ndetse amakuru aratubwira ko ngo mu gace ko bita Nchebeyi, cyane cyane ku musozi wa Kajeje muri teritwari ya Kabare, imirwano yakomeje muri iki gitondo, ndetse yabaye no ku munsi w'ejo muri Kajeje. Ni Wazalendo n'ubundi zongeye guturuka muri Parike Nationale ya Kauzi Biega. Amakuru akaba atubwira ko kugeza amagingo yabigoye guhita abantu bamenya bila officiel, cyane cyane ko amakuru atubwira ko abaturage bagiye bava muri ibyo bice ndetse bakerekera muri axe ya za Katana n'ahandi, nyuma y'uko izi Wazalendo zicengeye zikinjira muri izo axe. Andi makuru wenda aturuka muri Kivu y'Amajyepfo aratubwira ko muri teritware ya Walungu, iyi ngiyi ni imwe muri teritware, murabizi ko Kivu y'Amajyepfo igizwe na teritware y'Ijwi, Karehe, Kabare, Shabunda, Walungu, Fizi ndetse na Uvira na Mwenga. Murumva ko rero ni teritware zigeze mu 8 ndetse n'imijyi ibiri, imijyi 3, umujyi wa Bukavu, umujyi wa Uvira ndetse n'umujyi wa Baraka. Hanyuma icyo mushobora kumenya nuko kugeza amagingo ya Amurika mu bice bigiye bitandukanye, nk'uko byagiye bitangazwa n'imboni zacu ziherereye muri biriya bice, ziratubwira ko muri teritwari ya Walungu nanone naho imirwano ikomeje, ngo kandi ari imirwano yakomeje kugenda isa nkaho hahandi muribuka handi ho bita Muku, hano muri Muku haje gukorerwa n'ubundi ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bigakorwa n'iyi mitwe ya za Wazalendo, babuza abanyeshuri kwiga. M23 igasubira nayo ikababwira ko bagomba kwiga. Igikorwa n'ubundi cyo gutangira amashuri byaje kurangira kinaniranye cyangwa se cyanze, kuko izi Wazalendo zakoze ibishoboka ibyo ari byo byose, bakoze ibishoboka ibyo ari byo byose bakaburizamo ibyo bikorwa.
yes bikaburizwamo ibyo bikorwa n'ubundi ma 23 ikomeje. Muri iki gitondo amakuru anambwira ko ku munsi w'ejo ntabwo abanyeshuri bize mu gace ka Muku, ariko amakuru yacu aturuka hari amasoko yacu y'amakuru atubwira ko ma 23 yongeye kuhasubira. Baraje n'ubundi gucengera, ni n'abantu b'inyeshyamba baba baca hirya no hino, baraza batuma n'ubundi abaturage yes abaturage bakomeza mu by'ukuri guhunga, banga no kohereza abana babo ku ishuri, cyane cyane ko iyi mitwe ya Wazalendo yari yabibuzanyije ivuga ko ngo idashaka ko ababyeyi abana babo biga. Rero bikumvikana ko ari ikibazo gikomeye cyane. Nyuma mu mujyi wa Uvira naho hakomeje kuvugwa byinshi, kuko mu mujyi wa Uvira ku munsi w'ejo nibwo inzu z'abanyamurenge zatangiye gushumikwa, zitwikwa, zibasirwa. muribuka batanga iminsi ultimatum y'iminsi mikeya batanze, iminsi yararangiye, ariko igitangaje nuko kugeza amagingo aya ngaya abaturage bakomeje kugenda bibasirwa cyane ku rwego mu by'ukuri navuga ko ari urwego rwo hejuru cyane. Batangiye gutwika amazu, abaturage batangiye kwicwa. Narimo mbona mu kanya amazu y'abanyamurenge muri Uvira atangiye kuyasenya, ayandi bayatwika. Byatangiye ku munsi w'ejo. Urabona ko rero ibingibi bishobora n'ubundi gukomeza ndetse bikavamo n'ibindi bikorwa by'urugomo. Turagaruka wenda mu makuru yacu arambuye tubavira imuzi n'imuzingo y'inkuru. Hari inkuru mu by'ukuri inkirimo kubarebera, ntabwo nahita nyitangaza aka kanya, kubera ko byanga bikunze iyi nkuru ishobora kuza kuba ityaye, nkaba ndi buze mu by'ukuri kuyibagezaho uko biri bugende uko ariko kose. Njyewe reka mbashimire kuba tubanye muri incamake y'amakuru uko bihagaze, gusa yibanze ku bijyanye no kubeshyuza ziriya nkuru. Akaba ari nayo mpamvu mu magrupe yacu mw'abantu mwe tubasaba kwirinda kujya musharingamo ibiganiro biba bidasobanutse. Murakoze cyane rero, amakuru yacu yo nakagaruka. Bye bye.